Ibihe byiza kuri mwe mwese muduteze amatwi aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye. Reka mbahe ikaze kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Aho muherereye hose, abari mu Rwanda, bari Tanzania, abari Kenya, Uganda, Burundi, Congo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye muri kutwumvira kuri iyi chaîne, reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha ibyo murimo murakora kandi Imana ibarebe neza, muhahe muronke. Inshuti zacu rero, reka mbibutse kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Icyo bisaba ni ukureba munsi y'iyi video ugakanda subscribe cyangwa se s'abone, noneho ugakanda ku nzogera, ibiganiro byacu bikajya bikugereraho ku gihe. Inshuti zacu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kitari kirekire. Ni ikiganiro nabateguriye kiri buze kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Bajya bavuga ngo amagara araseseka ntayorwa. Nibyo koko, amagara araseseka ntayorwa. Iyo mvuze rero ngo amagara araseseka ntayorwa, buri wese aba agomba kubungabunga ubuzima bwe, kubera ko nta pièce de rechange y'umubiri ibaho. Ikintu ugomba gukora rero ni ukugomba kwita ku magara yawe. Uyu munsi rero icyo tugiye kuganiraho, ngiye kubabwira uburyo ugomba kwirinda ibi bintu bigenda bikurikira. Ibintu ugomba kwirinda kuba wakora ukimara kubyuka, kugira ngo wirirwe neza, umeze neza, umunsi wawe ugende neza. Ibi bintu ngiye kukubwira nubikora uzirirwa mu kazi kawe umeze neza, kandi uzumva no mu mubiri wawe wumva utuje, nta bintu bya stress biri mu mubiri wawe. Icya mbere tugiye guheraho mu byo ugomba kwirinda kuba wakora ukimara kubyuka. Icya mbere, uzirinde kuba wafata icyayi cya kawa. Uzirinde gufata kawa ya mu gitondo ukibyuka. Byibuze wakagombye kuba wayifata mu masaha 3. Ubwo rero icyo usabwa ni ukwirinda kuba wafata kawa. Abenshi bazi ko burya ngo kunywa kawa ukibyuka ibatera imbaraga mu mubiri, bigatuma birirwa bameze neza mu kazi baba barimo barakora. Ibi ngibi ntabwo ariko biri. Ikintu uzakora, uzirinda kuba wafata kawa. Burya kawa nayo kuba wayifata bwa mbere ukibyuka nta kindi kintu cyari cyabanza mu nda, ikawa nayo izakongerera stress. Ngo kawa yongera stress mu mubiri w'umuntu, mu gihe benshi bazi ko kawa ari kimwe mu bibafasha kuba bagabanya umunaniro, mu kuba kawa yabafasha kongera imbaraga mu mubiri wabo, ahubwo ikizabakorera izabatera stress. Ubwo icyo usabwa rero ni ukwirinda kuba wafata kawa ukibyuka. Ikintu uba ugomba kuba wakora ni ukwirinda kuba wafata iyo kawa nta kindi kintu cyari cyabanza kujya mu nda, kugira ngo nyine kawa itaza kugutera stress ukirirwa umeze nabi cyane. Reka dukomeze ku kindi ugomba kuba wakwirinda kuba wakora mu gitondo ukibyuka. Ikindi rero ugomba kuzirinda, wowe uri kudukurikira, ugomba kwirinda ukibyuka kugira ngo uzirirwe umeze neza. Uzirinde kuzinduka ukoresha smartphone. Uzirinde kuzindukira muri smartphone ngo iguhuze cyane, uyihugiremo ukiryamye. Niba wenda utangira akazi saa 2 za mu gitondo, ngo uryamire uhugiye muri telefone gusa, noneho saa 1:15 nizimara kugera uhite ubyuka vuba vuba, ya minota 30 isigaye. Ubwo urumva ya minota 30 isigaye uzayiteguramo. Numara kuyiteguramo uyikoremo urugendo ujya ku kazi. Numara kugera ku kazi, ese ubwo urumva uzaba wazindutse cyangwa uzakererwa akazi? Ikintu uzakora, uzirinde kuzindukira muri smartphone ikurangaza. Byibuze fata amasaha 2 mbere yuko ujya ku kazi. Niba akazi gatangira saa 2,
byuka saa 12 witegure utekereze ibyo uri buze gukora muri uwo munsi wose, ushyire ibintu byose ku murongo. Numara kubishyira ku murongo noneho umenye ngo amasaha y'akazi ni saa 2, urugendo ndarukoresha iminota iyi n'iyi. Numara gufata ibyo ngibyo, ibyo byemezo ugomba gukora, noneho uzabyuke ayo masaha nakubwiye saa 12, ibintu byose wamaze kubishyira ku murongo, noneho ujye ku kazi. Uzirirwa umeze neza umunsi wose, nta kibazo uzigera uhura nacyo. Mu gihe uzabipanga mu minota 30, akazi gatangira saa 2, ubyutse saa 1:15, nyine ibaze ibyo bintu bari gukora mu masaha 2, wowe ubikoze mu minota 30. Niho hahandi uzahita ubyuka wirukanka, ibyo kurya ntago biriye, uri kuvuga ngo ntago nshonje. Ese nshuti yanjye, imodoka iyo igiye kuva muri parikingi babanza kuyikorera aturotsi, bakareba niba yujuje ibyangombwa, bakareba niba esansi irimo ihagije iri buze gukora. Niba ubyutse ukajya ku kazi nta mafunguro ufashe, impamvu udafasha ya mafunguro ni ukubera ko ubyutse wirukanka, uravuga ngo ndibuze kurya, nta nzara mfite, ndibuze kurya mu masaha ari imbere. Imodoka niba iva muri parikingi bayishyizemo esasi, wowe ni iyihe mpamvu urajya mu kazi utabanje gufata ifunguro rya mu gitondo? Ifunguro rya mu gitondo niryo rigomba gutuma ugomba kwirirwa umeze neza mu mirimo yose uri buze gukora. Hari abavuga ngo ntago bashonje, bikaza kurangira biriwe bameze nabi bitewe n'uko batigeze bafata ifunguro rya mu gitondo. Nk'uko imodoka idashobora kujya mu muhanda idafite esansi, nawe niko utagombye kuba wakinjira mu kazi utabanje gufata ifunguro rya mu gitondo, kuko iryo funguro rya mu gitondo riba ari ryiza cyane ku buzima bwawe, bituma wirirwa umeze neza cyane. Ikindi, uzirinde kuba wagira ikindi kintu ubanza mu nda utarabanza kuba wafata amazi yo kunywa. Niba ubyutse mu gitondo, banza ufate amazi, byibuze bibaye byiza yaba ari amazi y'akazuyaze ukayanywa. Wamara kuyanywa nko mu minota 30 ishize ukajya wafata ifunguro ryo kurya ry'ibiryo bikomeye, kubera ko ni ukuvuga ngo mu gihe uzafata y'amazi uzayanywa, numara kuyanywa agende yoze mu gifu cyawe, ahakorera isuku. Namara kuhakorera isuku, noneho igifu kitangire cyorohe, namara yorohe, noneho uze gufata amafunguro igifu cyamaze koroha, kitakirimo ibintu bikomeye byaguteza ibibazo. Ni ukuvuga ngo urugero nabaha ni nk'uko ushobora kuba waraye utetse mu isafuriya. Waba watetse mu isafuriya rero mu gitondo, ibyo kurya bishobora kuba bishizemo cyangwa se wowe ukabikuramo. Ubwo ni urugero ndi kubaha. Wamara kubikuramo, ntabwo uzafata ya safuriya utabanje kuyoza ngo wongere uyitekemo utabanje kuyoza. Uzafata ya safuriya uyoze, numara kuyoza ujye wayitekamo. Bityo rero nawe niba ubyutse mu gitondo hari ibiryo waraye uriye byaraye mu nda, fata amazi ubanze unywe amazi y'akazuyaze. Numara kuyanywa uzaba ubaye nka wa muntu woza igikoresho agiye kongera gutekamo. Numara kuyanywa y'amazi y'akazuyaze, mu minota 30 ufate ifunguro. Numara gufata ifunguro uzirirwa umeze neza. Ariko mu gihe uzafata ifunguro utabanje kunywa y'amazi y'akazuyaze, uzajya wumva utameze neza, usange uri gusinzira ku kazi, usange ufite umunaniro, usange uri kujya wibagirwa bya hato na hatoya, usange mbese muri makeya ntago umeze neza, ku buryo niho uzasanga ba bandi bajya ku kazi bafite umunabi, ugasanga bari gutura umunabi abakiriya bitewe n'uko bafashe ifunguro mu nda hatameze neza. Biri kujya bibatera gusinzira, biri kubatera umunaniro, noneho bikabatera no kuba bavuga nabi mu kazi barimo barakora. Ngibi bintu rero ushobora kwifashisha bikagufasha kwirirwa umeze neza mu kazi kawe nta kibazo ufite.